Mama Debo tumaranye igihe kinini tuziranye ndetse n'ikindi kinini dukorana, yego ndakubona muri saga kandi ukoresha social media, ujya uzaho ukongera ukagera gutyo ukabura abantu bakakubura bakaberwa ahantu wagiye. Mama Debora ni irihe banga ryo kugira ngo ataza muri saga? Sindabona umuntu wavuze ngo Mama Debora ibi n'ibi 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 n'ibi, ubigenza gute? dore ndashima Imana Mhm. aho bayigejeje kuri wenda ni wowe ubivuze, ntabwo mbizi na n'abandi ntabwo mbizi uko babitekereza, ariko njyewe ndashima Imana ko nagize abajyanama beza mu byo nakoze. Mm. Ntabwo nigeze niyobora, nagize abajyanama beza. Ikindi abarokore turi abantu, cyangwa hano dukorera muri YouTube, Mm. ushobora umuntu kukwegera akaguhugura ntumwumve Yego. kuko hari ibyo ushaka. Mm. urashaka guhetinga urashaka kuba uriwe, Mm. uko uzaba uriwe ntubyitayeho, uzakora amakosa, uzamenyekana mu byiza cyangwa Mm. uzamenyekana mu bibi. Mm. rero ngenda ndashima Imana yampaye ababyeyi beza, impa abajyanama beza muri YouTube, nyamazemo imyaka 5, ni imyaka myinshi. Yego. Rero ndashima Imana. Ndashima Imana. Ikindi nahuye n'abanyamakuru nabo beza. Yego. Hari igihe nakoraga ibiganiro mfite ifuhe, ariko nagera mu rugo nkavuga ko kiriya kiganiro uza kukireba atari mu mwuka ashobora kuvuga ko ngira amahane cyangwa ari ikindi, nkamubwira icyo kiganiro cyihorere, agahindukira akakihorera. Rero mu by'ukuri biterwa n'ibiganza byiza wabonye. Yego. Kandi ikindi cyamfashije Jolie, ngewe Imana yangiriye neza. Yego. Njya nkubwira ngo yankuyeho umuruho, yankirije umwana. Nta kindi kintu numva umubabaro urutuwe Yesu yanduhuyeho, wo kumva ko yampaye umunezero wo kunezeza ku mwana wanjye wari ufite ikibazo. Yego. Rero njya mvuga rero ibyanjye ngomba kubigendamo gakeya, kuko numva nahetinga cyane ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Rero numva nta kindi cyiza kiruta icyo ngicyo Yesu yankoreye. Cyakora uzi ubwenge pe. Ugiye gusengera umuntu, sibyo? Genda koko ushobora kunsengera. Yego. Birashoboka. Usengeye binashoboka ko waba unahagaze nabo ukanikubita hasi. Yego. Ariko ntabwo ari ngombwa kujya gukomera kamera. Ngiye mbona kamera ari kugira ngo wenda ngiye nishakira abakiriya, bone ko Madebora afite imbaraga z'Imana, bone ko hari ukundi kuntu n'utarubizi ajyeyo. Iyo ajyeyo Yesu yahuraga n'umuntu akamukiza, akavuga ati uramenye ntubivuge, akigendera. Pawulo yari afite imbaraga z'Imana ku buryo byageraga ku rwego asenga ngo yatambuka gusa mu bantu, igicucu cye kigakiza abantu. Sibyo? Izo ni imbaraga kandi ziracyariho. Yerega Imana uko yari ejo niko ikiri Jolie. Ko tutabibona se bikorerwa muri bano bose nako simbizi abo twabonye. Abantu bemera byakarabaye, abantu bemera ko baza bakababeshya, bemera ko baza bakarira, bemera ko baza bakavuga agahinda k'ibikomere. Ni byiza kuvuga igikomere, bakavuga ibyo batsinzwe, ariko urabona ko urwego rw'ubutsinzi n'urwego rwo gutsindwa, urwego rwo gutsindwa nirwo ruri hejuru y'urutsinzi, ariko birakwiye kuza ukavuga n'ubutsinzi n'ibyo watsinze n'imbaraga z'Imana. Rero ya Mana yakoreshaga Pawulo, za mbaraga zakoreshaga Pawulo ziracyahari. Icyo navuga ngo niba umuntu aguhanuriye ntabwo bivuze ko ikintu cyose wamubwira yagikora. Yaho ndagira ngo mbisobanure, ntabwo bishatse kuvuga ko umpanuriye ariko ibintu byose ari kuhera kumbwira ngo nimbikore. Rero aho niho nagira ngo mvuge, niho habaho amakosa, ukumva ko umuntu yaguhanuriye ariko ukumva ko ikintu cyose nakikubwira uri bugikore. Nawe ugomba kubanza ukabaza nyirabwenge yawe, ariko Imana yaduhaye ubwenge. Hari ibyo wumva ukumva nibyo bitewe n'umwuka, umuntu wese burya afite umwuka, umuntu wese afite umwuka wera. Ahubwo umwuka wera ntabwo abantu bawukoresha kimwe, ariko umuntu wese arawufite, umuyobora umubwira iki ngo ni kibi cyangwa iki ni cyiza. Rero mu by'ukuri hari igihe ibyo byaragaragaye. Umwaka umbwira ngo uyu mwaka wabaye ni umwaka ukomeye ku bakozi b'Imana, wabaye umwaka wo gushungura, kandi n'undi biracyanakomeje. Kuko icyo navuga ni ko umuntu wese agomba kwirinda akagomba kubona yahamagawe. Hari igihe nagenzuye nsanga hari ibintu amakosa akorwa cyane kubera ibigara abantu baba babayemo. Hari igihe ushobora guhura na Jolie kubera ko afite kwihutisha iterambere rye, agashaka kuba afite amanyanga kugira ngo agere kuri iki ngiki. Si uko abantu bose batunze ibintu byose ari uko babikuye mu mwanya mwiza. Ndabizi ko Imana ikora, nta n'utazi ko Imana ikora, ariko kandi ikorera igihe. Rero hari igihe njya mbona amakosa yabaye ku bantu benshi, ukabona ko ari uko bagendeye mu kigare. Nk'umukozi w'Imana, abo ngabo reka mvuga ngo ni abantu badafite iyerekwa ryagutse. Iyo ufite wowe ku giti cyawe iyerekwa ryagutse, ntabwo ureba iby'abandi, nta nubwo utinze amaso mu isi. Rero navuga ko uwo nguwo uvuga ibyo cyangwa n'abandi bakavuga ibyo, ni ukuvuga ngo bafite iyerekwa ryabo, ariko rinari hafi. Kuko iyo ufite ibyawe utekereza, ntabwo utekereza iby'abandi. Ntekereza ko kandi muri ino minsi ya none abantu bashyize imbaraga z'umwijima imbere kurenza imbaraga z'Imana, ariko reka tubwire abantu ngo imbaraga z'Imana ziriho. Rero ibyo ntabwo umuntu akwiye kubyibazaho, ahubwo umuntu akwiye kuvana amaso mu isi cyane akamenya ibye.
igituma muri ino minsi ya none intambara zibaye intambara, Mm. abantu Yego, bahanganye, yego. abantu bangana, abantu batakigifatana ukuboko kumwe ngo imbaraga z'Imana zigaragare, ari naho abantu benshi baguye kurenza abakizwa, cyangwa kurenza abakizwa, Yego. n'abantu badakunze Imana cyane ngo bayikunde kubwo ibitangaza n'imirimo ikora. Mm. Ni ukubera ko abantu benshi bashyize imyuka imbere, kumva ngo uriya ni umunyamwuka mibi. No, ntabwo ukwiye kugenzuza umwuka iteka. Yego, Ibyo ntibikureba, ahubwo wowe kora ibyawe, kora icyo wahamagariwe. yego. Eh, Tukiri kugenzuza umwuka iteka, ushobora kubona ibintu ukabigenzuza umwuka ukabona ko atari ibya mwuka wera. yego, Ufite kubona imbyino ukareba uburyo umuntu yitwara ukabona ko atari mwuka wera ukoresha. Mm, Yego. yego, Hari imbyino zaciye ibintu mm, ku bahanzi bamwe na bamwe bakajya bakaraga ukabona ko njyewe ntabwo nzi kubireba, mba mbona umuntu ahimbaye. Urebye imihimbari iriho kuri iki gihe usanga bimeze bite, tutajya kuvuga umuntu ngo runaka cyangwa aha n'aha. hari ibyiza iyo umenye ko wahamagawe ku giti cyawe, ukamenya n'aho wahamagariwe, umenya uko ugomba kwitwara. Yego. Kuko hari igihe ushobora kuvuga cyangwa se n'imyambarire bitewe n'uwo uri we. Mm. Hari igihe rimwe na rimwe uba uwo uri we ariko izina ufite cyangwa se icyubahiro ufite kikurusha izina, kikurusha icyo uri cyo. Yego. Rero bigusaba rero kwitwara neza ukuntu. Mm. Rero hari igihe ko kubona ukabona umuntu arabyina ariko bitajyanye n'ibyo arimo. Nibyo arimo. Hari igihe rimwe na rimwe tuvuga Imana ariko tudatunze mu mutima. Mm. Abantu bose bari bavuze ko kuvuga Imana ariko no kuyitunga oya biratandukanye. Hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga Imana ariko atayitunze, Mm. ariko n'ukuntu ashobora kuvuga Imana ayitunze iri muri we. Yego. Ikindi kintu cyo kugendera mu kigare ntabwo mbikunda. Mama Debo, uramponda sinoga, ndacyakomeza kukubaza ukuntu bigenza. Uri umugore mwiza mu bigaragarira amaso, ubwo mu mutima ntabwo ndebayo, bizwi n'abantu mubana hafi, njye ndi kureba ibigaragara inyuma. Kandi kuri zino social media, imbuga nkoranyambaga, abagabo, abantu bose, cyane cyane abagabo, birebera ibintu nyine bigaragara. Uri mwiza pe, nta bantu bagiye Mwiza ni Yesu bakwataka, sha. nta kibazo. Mwiza ni Yesu. Twagiye tubibona, tukabona runaka yarakijijwe, yaraguye, umugabo yamuhaye amafaranga, bigenda gutya. Mama Debora ko tutarabyumva, nta mugabo ubona kuri mwiza mu bantu bari abagabo batubwire diri uyu mudamu si mwiza, ntabwo bakubona ngo Aha. Hmm? Ngewe nta Jori simu navuga ngo. zamura Ngewe tubwire. ndeka mvuge ko ari amahirwe nagiriwe. Icyo kintu nturahura nacyo Kiki? cyo guhura n'abagabo bagutereta. Ikibazo inzira ushobora kujyamo, ushobora guhuriramo n'ibibazo, inzira yose ugendamo ushobora kwisitariramo, Yego. ushobora kwihuriramo n'ibibazo, ushobora guhuriramo n'ibigukanga, Mm. ahubwo wowe uko ikibazo ucyakiriye ute, Yego. cyangwa se icyo uhuyemo nacyo Ucyitwaramo ute? ukigenzemo gute. Mhm. Yego. Usuhuje kandi nguhaye ikaze wowe udukurikira uhereye hose. Imana umugisha cyane. Amazina yanjye ni Jerry, twifurije umugisha w'Imana. Turi mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2024. Uyu mwaka wabaye muremure, ariko kuba tugeze hano turashimira Imana. Ni byinshi yaturinze, hari abo yarinze impanuka, abo yarinze indwara, abo yarinze ibibazo bitandukanye, abo yagaburiye, abo yambitse, aho igejeje ikora turayishimiye. Abo namwe mwagizemo ibyago mu bitagenze neza, tubabwire ngo mwihangane, burya haba hakiri amahirwe y'uko igiti cyatemwa ariko kikongera kigashibuka, cyangwa amarira yararira umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Twongeye kugirirwa ubuntu no kuba turi kumwe n'umukozi w'Imana Mama Debora. Yesu ashimwe. Sayimbaza. Ameze neza. Nshima Imana. Nishimiye kongera kukubona nyuma y'igihe kinini cyane. Urasa neza pe, Urakoze cyane. nk'umukozi w'Imana ugabura ibyayo. Yego, ahubwo ndumva wowe wararenze. Iki Ntabwo rero uri mu mwuka ungana gutya. Eh, Uravuga ngatangara. nuko byagenze, ubundi mperukana mfite isoni, ntavuga neza. Yego. Imana Yesu ishimwe. yakojeje ikara ku munwa, ibintu bigenda neza. Imana ihabwe icyubahiro. Yego. Mama Debora, bimeze bite mu mwuka, bimeze bite mu mubiri, bimeze bite? Uraho Bose ngiye meze neza. hose umeze neza? Reka dusenge ubundi tujyemo neza. Yego, Mwami Imana yacu, mu izina rya Yesu turagushimye, turakubashye cyane, turakunezerewe mukunzi mwiza, mubyeyi uruta abandi babyeyi bo mu isi. Turatuye ngo amavi yose agupfukame, indimi zaturekura uwera, umugizi wa neza iminsi yose. Tuguhaye icyubahiro, tugushimiye ko n'uyu munsi waturinze ukatugirira neza, ineza yawe twayibonye. Wemeye yuko Uwiteka Imana Nyiringabo tugenda biremera, turavuga biremera. Ibi byose ni amashimwe yawe Mwami. Tuguhamagaye rero hano hantu aho tugiye mu kiganiro kugira ngo ubane natwe,
duhe ubwenge buturutse kuri wowe, uduhe amagambo yubaka, usenya ibidafite umumaro, wubaka ibifite umumaro. Urakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. amen. Yego, igihe kingana Kwezi cy'umubebe n'igice. kwezi n'igice. Mm. wawe ni byiza, abantu bari bakumbuye mama Debora, ni ukuri mukanda akanyenyeri mumuhe igikoma cya bebe rwose, ni ukuri jyewe rwose ndabisabye abantu, turebe mujye mukorera umugisha, kandi ubwo hicaye hano hari umuntu uvuga ngo ndashaka umugabo, ndashaka abantu, abagabo batagira ubwenge bibira niko bita, barandika Mm. ati uwo mwana ndamushaka, hari imvugo bakoresha ntashaka gusubiramo. Hari igihe bakwandikira se? Eh, None hari aho watugitanga. oya, reka ariko nyine abantu bashyire igikoma ku yihe Debora, Dore nayo ngukumbuye rwose. ni ukuri Wowe bazakiguhe, niba kigwa ntabwo wakigira. ntabwo Wowe nakikwiye bazayishyire kuri telefone yawe. nzakurya. Oya, ntabwo wabikora Jody. Reka twinjirire kuri aho ngaho. Twagiye tubona abagira neza bagiye babona abantu kuri kamera nk'uku nguku, bakemera ko ari abakozi b'Imana bitewe n'ibyo bavuga, bitewe n'uko bagaragaje, nyuma bikaza kugaragara ko babatuburiye, babatse utwabo, bakajya gukoresha amafaranga icyo bitagenewe. Ubwo turinjira muri bya bintu by'abantu bakamutsemo gufasha umuntu, yego, kandi bitirira umurimo w'Imana. Sinshaka kumanshoninga izina ry'umuntu, ahubwo abantu bose bagiye muri icyo kigare. Ntabwo navuga ko ari byiza, buriya guhemuka ntabwo ari byiza, ntabwo ari byiza Jody. Guhemuka ntabwo ari byiza. Yego. Buriya guhemuka, bakakuvuga ukuri, buriya uzareke bakubeshyira ariko ntibazakuvuga ukuri. Ariko iyo uri umukozi w'Imana, umuntu akakwizereramo, iyo ushaka ko umuntu akwizereramo, iyo ushaka ko umuntu yizerera mu wundi, rero ntabwo ari byiza guhemuka. Niba umuntu yakwizeye, nawe mwizere, umuhe icyubahiro cye, cyangwa se umwereke umutima mwiza nk'uko yawukweretse. Yego. Byagaragaye ko abantu bakunda ubuhanuzi, uramuhanurira akemera ko uri umukozi w'Imana. Bwa kabiri, icyo umubwiye cyose bivuga ko agikora. Byagiye bigaragara ko bamwe mu bitirira umurimo w'Imana, ubwo niho tukiri bigiye, ubwo turacyari kubiganisha n'uyu mwaka. Mbere y'uko hera twagiye tubona ibintu byinshi byabaye ku bakozi b'Imana, bamwe barafunzwe, abandi barafunguwe, ariko kenshi byagiye bigaruka ku bakozi b'Imana, cyane cyane bakorera ku murimo w'Imana kuri social media. Kuri social media kubera iki ari ahantu hakunda gukorerwa kugaragara ibyo bintu? Icyo navuga ngo niba umuntu aguhanuriye ntabwo bivuze ko ikintu cyose wamubwira yagikora. Aho ndagira ngo mbisobanure, ntabwo bishatse kuvuga ko umpanuriye ariko ibintu byose ari kuhera kumbwira ngo nimbikore. Rero aho niho nagira ngo mvuge, niho habaho amakosa, ukumva ko umuntu yaguhanuriye ariko ukumva ko ikintu cyose nakikubwira uri bugikore. Nawe ugomba kubanza ukabaza inyurabwenge yawe, ariko Imana yaduhaye ubwenge. Hari ibyo wumva ukumva nibyo bitewe n'umwuka, umuntu wese burya afite umwuka, umuntu wese afite umwuka wera, ahubwo umwuka wera ntabwo abantu bawukoresha kimwe, ariko umuntu wese arawufite, umuyobora, umubwira iki ngo ni kibi cyangwa iki ni cyiza. Rero mu by'ukuri hari igihe ibyo byaragaragaye. Umwaka ngira ngo uyu mwaka wabaye ni umwaka ukomeye ku bakozi b'Imana, wabaye umwaka wo gushungura, kandi n'ubundi biracyanakomeje. Kuko icyo navuga ni ko umuntu wese agomba kwirinda akaguma uko yahamagawe. Hari igihe nagenzuye nsanga hari ibintu, amakosa akorwa cyane kubera ibigana abantu baba babayemo. Hari igihe ushobora guhura na Jody kubera ko afite kwihutisha iterambere rye, agashaka kuba afite amanyanga kugira ngo agere kuri iki ngiki. Si uko abantu bose batunze ibintu byose ari uko babikora mu mwanya mwiza. Ndabizi ko Imana ikora, nta n'utazi ko Imana ikora, ariko kandi ikorera igihe. Rero hari igihe njya mbona amakosa yabaye ku bantu benshi, ukabona ko ari uko bagendeye mu kigare. Mama Debo, tumaranye igihe kinini tuziranye, ndetse n'ikindi kinini dukorana, ndakubona muri Saga, kandi ukoresha social media, ujya uzaho ukongera ukagera gutyo ukabura, abantu bakakubura bakaberwa ahantu wagiye. Mama Debora, ni irihe banga ryo kugira ngo ataza muri Saga? Sindabona umuntu wavuze ngo Mama Debora ibi n'ibi 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 n'ibi, ubigenza gute? Ndashima Imana, aho bayigejeje kuri wenda ni wowe ubivuze, ntabwo mbizi, n'abandi ntabwo mbizi uko babitekereza, ariko njye ndashima Imana ko nagize abajyanama beza mu byo nakoze. Ntabwo nigeze niyobora, nagize abajyanama beza. Ikindi, abarokore turi abantu, cyangwa hano dukorera muri YouTube, ushobora umuntu kukwegera akaguhugura ntumwumve, kuko hari ibyo ushaka. Urashaka guhetinga, urashaka kuba uriwe, uko uzaba uriwe ntubyitayeho, uzakora amakosa, uzamenyekana mu byiza cyangwa uzamenyekana mu bibi. Rero njye ndashima Imana, yampaye ababyeyi beza, impa abajyanama beza muri YouTube. Nyamazemo imyaka 5, ni imyaka myinshi. Rero ndashima Imana.
ndashima imana. Ikindi nahuye n'abanyamakuru nabo beza. yego Hari igihe nakoraga ibiganiro mfite ifuhe, ariko nagera mu rugo nkavuga ko kiriya kiganiro uza kukireba atari mu mwuka ashobora kuvuga ko ngira amahane cyangwa ari ikindi, nkamubwira icyo kiganiro cyihorere, agahindukira akacyihorera. Rero mu by'ukuri biterwa n'ibiganza byiza wabonye. yego Kandi ikindi cyamfashije Jolie, njyewe Imana yangiriye neza. yego Njya nkubwira ngo yankuyeho umuruho, yankirije umwana. Nta kindi kintu numva umubabaro uruta uwe Yesu yanduhuyeho, wo kumva ko yampaye umunezero wo kunezeza ku mwana wanjye wari ufite ikibazo. yego Rero njya mvuga rero ibyanjye ngomba kubigendamo gakeya, kuko numva nahetinga cyane ntabwo ari byiza. Ntabwo ari byiza. Rero numva nta kindi cyiza kiruta icyo ngicyo Yesu yankoreye. Ikindi kintu cyo kugendera mu kigare ntabwo mbikunda. Mama Debo, uramponda sinoga, ndacyakomeza kukubaza ukuntu bigenza. Uri umugore mwiza mu bigaragarira amaso, ubwo mu mutima ntago ndebayo, bizwi n'abantu mubana hafi, njye ndi kureba ibigaragara inyuma. Kandi kuri zino social media, imbuga nkoranyambaga, abagabo, abantu bose, cyane cyane abagabo, birebera ibintu nyine bigaragara. Uri mwiza pe, nta bantu bagiye bakwataka, nta kibazo. Twagiye tubibona, tukabona runaka yarakijijwe, yaraguye, umugabo yamuhaye amafaranga, bigenda gutya. Mama Debora ko tutarabyumva, nta mugabo ubona kuri mwiza mu bantu bari. Abagabo batubwire diri, uyu mudamu si mwiza, ntabwo bakubona ngo aha njyewe nta Jolie sibwo navuga zamura. Ndeka mvuga ko ari amahirwe nagiriwe. Icyo kintu urahura nacyo kiki cyo kuhura n'abagabo bagutereta. Ikibazo inzira ushobora kujyamo, ushobora guhuriramo n'ibibazo, inzira yose ugendamo ushobora kwisitariramo, ushobora kwihuriramo n'ibibazo, ushobora guhuriramo n'ibigukanga, ahubwo wowe uko ikibazo ucyakiriye uti, cyangwa se icyo uhuyemo nacyo ukigenzemo gute. Yego. Twagiye tubona nyine, turagaruka ku babyeyi baje muri social media, ari naho nahereye mu kanya mvuga nti sinigeze nkubona kuri saga iyo ari yo yose. nkabona kudufaranga ni urugero utanze cyangwa yego muri rusange n'umugabo wawe babonye amafaranga bakiri abadamu bakiri mu buzima runaka. Jo ndakuze imyaka 40, mfite n'imyaka myinshi, ndayifite, sinzi impamvu nanayivuze ko ntabwo mu rugo. Ndashima Imana kandi ko twese twahuje turi abakozi b'Imana, cyane ko nahuye n'umugabo wanjye akanyigisha gusenga, ntabwo nari mbizi cyane, ari icyo yamariye mu buzima bwanjye. Ikindi umumama umubyeyi abana ufite abana 7, ntabwo hari urwego butakibarizwamo. Ndi umubyeyi rero, kandi ikigaragaza ko umubyeyi ni uko nabyaye. Ikindi ndashima Imana, ndacyabivuga, nahuye n'ibiganza byiza by'ababyeyi banduta, nkeneraho inama bakazimpa, bakanyereka urukundo rwa buri munsi. Rero nta mpamvu z'uko ngomba kwishyira hejuru, kandi ngomba no kwibuka aho navuye. Kuko igihe cyose ari igihe ugenda, nanjye navuze ngo muri cya kivunge niho bakwibagiza uwo uriwe. Rero mu gihe ngiye ngomba kugenda uko nahamagawe n'imitekerereze yanjye. Ikindi kintu ngira amarangamutima yanjye nkwiye ndinda, kuko nanze umuntu wampindura amarangamutima. Kuko amarangamutima yanjye nyasutse ashobora kuba ari mabi bitewe n'ibikomere umuntu aba yarakomeretse n'uburere aba yanahawe. Rero muri ibyo byose umuntu arinda amarangamutima ye. Hari ibintu byinshi byagiye bivugwa mu murimo w'Imana. Bamwe bagiye bareba ibitaramo bimaze iminsi bikorwa. Aha ndajya kuri Pastor Julienne Kabanda ndetse na Apostle Mignone. Bakavuga bati kuki abantu badashyigikirana. Urumva umwe yari afite igitaramo muri BK Arena, undi nawe agitegura muri Intare Arena. Ibyo bintu byaba ari uguhangana cyangwa ni ugutangatanga kugira ngo ubwami bw'Imana buzamurane? Kuko bamwe baravuze iki se babiteguriye umunsi umwe, abandi batise kubera iki bataretse kimwe kirangire hanyuma bakora ikindi, umwe atumira undi. Ibi bintu ni ukubera iki? Abantu baragoye, njye ntabwo mbibonamo nko guhangana, kubera ko umuntu wese afite projet ye akora, sibyo? Niba kandi umuntu wese afite uko ayobora urugo rwe, abuvuze buri muntu wese afite intama
Imana yamuzaniye mu biganza bye. yego Rero ntabwo mbibonamo guhangana, ahubwo ngewe mbibonamo ko ari ukuzuzanya ku murimo w'Imana. Mm. Niba umwe yaragikoreye ahangaha undi akagikorera ahangaha, nta rubanza, ko buri muntu wese ntabwo yigeze abura intama ziza. Mm. Rero aho navuga ko abo bantu babivuga ni ukuvuga ngo ni ukujya aho abantu badakenewe. Iyo ugiye ahantu udakenewe uhahura n'ibikomere. Hari ahantu nagiye ndagatanya amaso ku mbuga nkoranyambaga, Yego. bakavuga bati iyo hajemo ikintu cyo Nigeria, Nigeria izwiho kugira imbaraga zimeze ukuntu, bakavuga undi mupasiteri wavuye i Bugande ariwe Kayanja, bati nabo ni ugukemanga kubera icyo abantu batishimira umurimo w'Imana ugezweho, ahubwo bagashaka kuzana iyindi shusho ku ruhande, usanga ari ukubera iki nk'umukozi w'Imana. Abo ngabo reka mvuga ngo ni abantu badafite iyerekwa ryagutse. Iyo ufite wowe ku giti cyawe iyerekwa ryagutse, ntabwo ureba iby'abandi, nta nubwo utinze amaso mu isi. Rero navuga ko uwo nguwo uvuga ibyo cyangwa n'abandi bakavuga ibyo, ni ukuvuga ngo bafite iyerekwa ryabo, ariko rinari hafi. Kuko iyo ufite ibyawe utekereza, ntabwo utekereza iby'abandi. Ntekereza ko kandi muri ino minsi ya none abantu bashyize imbaraga z'umwijima imbere kurenza imbaraga z'Imana. Ariko reka tubwire abantu ngo imbaraga z'Imana ziriho. Rero ibyo ntabwo umuntu akwiye kubyibazaho, ahubwo umuntu akwiye kuvana amaso mu isi cyane akamenya ibye. Igituma muri ino minsi ya none intambara zibaye intambara, abantu bahanganye, abantu bangana, abantu batakigifatana ukuboko kumwe ngo imbaraga z'Imana zigaragare, ari naho abantu benshi baguye kurenza abakizwa, cyangwa kurenza abakizwa n'abantu badakunze Imana cyane ngo bayikunde kuko ibitangaza n'imirimo ikora. Ni ukuri ko abantu benshi bashyize imyuka imbere, kumva ngo uriya ni umunyamwuka mibi. No, ntabwo ukwiye kugenzuza umwuka iteka. Ibyo ntibikureba, ahubwo wowe kora ibyawe, kuri icyo wahamagariwe. Yego. Tukiri kugenzuza umwuka iteka, ushobora kubona ibintu ukabigenzuza umwuka ukabona ko atari ibya Mwuka Wera. Yego. Ufite kubona imbyino ukareba uburyo umuntu yitwara ukabona ko atari Mwuka Wera ukoresha. Yego. Hari imbyino zaciye ibintu ku bahanzi bamwe na bamwe, bakajya bakaraga ukabona ko njyewe ntabwo nzi kubireba, mba mbona umuntu ahimbaye. Urebye imihimbari iriho kuri iki gihe usanga bimeze bite, tutajya kuvuga umuntu ngo runaka cyangwa hanaha. Hari ibyiza iyo umenye ko wahamagawe ku giti cyawe, ukamenya n'aho wahamagariwe, umenya uko ugomba kwitwara. Kuko hari igihe ushobora kuvuga cyangwa se n'imyambarire bitewe n'uwo uri we. Hari igihe rimwe na rimwe uba uri we ariko izina ufite cyangwa se icyubahiro ufite kikurusha izina, kikurusha icyo uri cyo. Rero bigusaba rero kwitwara neza. Rero hari igihe ko ukabona umuntu arabyina ariko bitajyanye n'ibyo arimo. Hari igihe rimwe na rimwe tuvuga Imana ariko tudatunze mu mutima. Abantu bose bari babuze ko kuvuga Imana ariko no kuyitunga oya biratandukanye. Hari ukuntu umuntu ashobora kuvuga Imana ariko atayitunze, ariko n'ukuntu ashobora kuvuga Imana ayitunze iri muri we. Hari ukuntu abantu bagiye bakata utuvidewo bakerekana abantu batunga ibiganza gutya, abantu bakagwa, batunga umugeri, abantu bakagwa, abantu bakaruka, bakamera nabi mu rusengero. Umwuka Wera ajya akora gukuriya? Biterwa n'igihe icyo ari cyo. Ahubwo dore ikosa ryabaye ko biranashoboka ko wasengera umuntu akaruka. Ibyo ntabwo njye nabihakana. Biranashoboka ko wanamusengera bitewe n'ibiharimo. Umuntu wese biterwa n'uko mwuka yakoze cyangwa n'uko wanabatunga ibiganza bakagwa. Aho ntabwo najya kwirirwa nsenya ababikora. Ahubwo dore ikosa ryabaye rituma tuvuga ibyo ngibyo, bituma warabibonye, bituma narabibonye, bituma n'abandi bavuga barabibonye. Niko hatigeze hamenywa uko umuntu akoresha igihe cye cyangwa akoresha akazi ke. Mu by'ukuri hari igihe hari ibintu dukora hano kuri YouTube ni nko mu isoko. Navuga ubutumwa dukora hano ni nko mu isoko. Mu isoko buri wese aracagura, buri wese aracagura cyangwa aranacuruza, akanavuga. Ariko hari ibintu bikwiye kubera mu rusengero. Amakosa rero ukora, ushobora no kujya none se ntari igihe ujya kwa muganga bakakuvura ukababara. Yego. Cyane rwose. Ukababara, ukajya kumva umuntu arimo arababara ariko ntumureba. Sibyo? Rero ikosa ryabaye twinjije kamera mu nsengero. Buriya ntabwo biba binakwiye ubundi. Niba ugiye no gusengera umuntu ntabwo biba bikwiye ibyo gutega kamera. Niba ugiye kurya uri ku meza yawe, usibye views nyine zikoze zibiciye, views ngo ku kwezi nzakuraya naya, ari nabyo ibintu nitubitindamo tuzabura ubugingo, kandi twe dukwiye kubona twarabwandikiwe ariko kazabubura. Rero navuga ngo ahubwo ntabwo bigeze bamenya uko bakora. Ushobora gusengera umuntu rwose akaruka, ushobora no gusengera umuntu abadayimoni bakamuvugiramo. Ibyo ndabyemera ko sinabihakana. Ahubwo wowe bavugiye hehe, ukoze iki? Kamera ntabwo bari ngombwa.
nese unzajya gusenga ku musozi jone nkubwire ngo ngwino tujya tubibona Mm? tujyane rwose hamwe ujye usa ariko njye ntabwo gusengera nabikora yego nshobora gusenga ariko ntabwo bikemewe najya nyine bamwe bajyaga bajyana kamera twanabibonaga bakanabeshya ngo usanzanga ugasanga urabeshya ntabwo ubeshya abantu ibihumbi magana Imana yaremye ntabwo ari injiji barabizi neza ko icyo uvuze ari ukuri cyangwa icyo uvuze ubeshya ari ibinyoma hari n'igihe tuvuga ngaha ugasanga umuntu rwose arimo aravuga inkuru ariko ukabona arabikabwa ati uyu nguyu rwose arabeshya cyangwa se uyu nguyu arimo aravuga ukuri rero ibyo ndabyemera ko ushobora gusengera umuntu abadayimoni bakavuga bakamuvamo ahubwo ikosa rikorwa ni uko babikorera ahantu hagaragara muri kamera rero mu rusengero ubutumwa ubundi bwo mu rusengero n'ubutumwa bwo hano kuri YouTube buratandukanye ako mama Debo uba uri gushyiramo ubwenge bwinshi cyangwa n'ibyo bitwa mwuka wera buri koko bwinshi cyane cyakora uzi ubwenge ugiye gusengera umuntu sibyo genda koko ushobora kunsengera yego birashoboka usengeye binashoboka ko waba unahagaze nabo ukanikubita hasi yego ariko ntabwo ari ngombwa kujya gukomera kamera ngiye mbona kamera ari kugira ngo wenda ngiye nishakira abakiriya bone ko Mama Debora afite imbaraga z'Imana bone ko hari ukundi kuntu n'utarubizi ajyeyo Yesu yahuraga n'umuntu akamukiza akavuga ati uramenye ntubivuge akigendera Pawulo yafite imbaraga z'Imana ku buryo byageraga ku rwego asenga ngo yatambuka gusa mu bantu igicucu cye kigakiza abantu sibyo izo ni imbaraga kandi ziracyariho Yerega Imana uko yari ejo ni kukiri ejo ko tutabibona se bikorerwa muri bano bose nako simbizi abo twabonye abantu bemera byakarabaye abantu bemera ko baza bakababeshya bemera ko baza bakarira bemera ko baza bakavuga agahinda k'ibikomere ni byiza kuvuga igikomere bakavuga ibyo batsinzwe ariko urabona ko urwego rw'ubutsinzi n'urwego rwo gutsindwa urwego rwo gutsindwa nirwo ruri hejuru y'urutsinzi ariko birakwiye kuza ukavuga n'ubutsinzi ibyo watsinze n'imbaraga z'Imana rero ya Mana yakoreshaga Pawulo za mbaraga zakoreshaga Pawulo ziracyahari ahubwo ntago bazemera mu gicucu agatambuka uziko n'amagufa y'umukiranutsi yarapfuye umubiri waraboze amagufa akirimo imbaraga z'Imana burya azura umuntu ni nk'umuhanuzi ashobora gupfira hano turi kuri Arume turi Kagugu ariko yagera Nyamirambo akazuka izo zose ni imbaraga ejo ushobora guhura na Jori yakennye ari mu buzima bubi ubutayu bwamukubise mu minsi mikeya mwahuruka muyoberwa byose birashoboka imbaraga z'Imana ku muntu wabyizeye turimo tubagaburira amabwa amatiku amazimwe guhemuka n'ibindi no kutihangana na kamere kwanikana ugasanga kamere yicaye hejuru ya mwuka kuko burya kamere yicaye hejuru ya mwuka umwuka kabisa kamere irakora ubundi kamere ikora ibintu byose nta soni igira kamere ariko umwuka umugwaneza umwuka amenya ko Jori ntakwiye kukwambika ubusa nkwiye kujya mu gikari nkakugira inama kandi mu by'ukuri abantu umuntu asigaye agira inama nugera ku muntu ukamugira inama ukabona arakumvise uzavuge ko ari umukristo utagonze ijosi Mama Debo umukristo agakiza ubusirimu gerageza ubimpurize agakiza ubusirimu agakiza umukristo n'ubusirimu turabakristo buriya umukristo dukeneye gusirimuka kandi n'umukristo akwiye gusirimuka uri umukristo ukwiye kuba umusirimu ntabwo uri umukristo nawe ukwiye kuba umunyamwanda ngo ube umuntu udasobanutse umuntu utera ikibazo mu bantu oya ariko mu by'ukuri agakiza kabanza utunga agakiza ariko ngo gusoma ku kawayini ngo nabwo ni ubusirimu ntabwo mbyemera ariko kwambara ukageza aha nabwo ngo ni ubusirimu ntabwo nanjye nkunda umuntu wambara ubusa biterwa n'imyemberere y'umuntu ushobora kwemera uvuga ati yewe ndanywa aho ntabwo wajya kuri guhagarara ku musozi w'umuntu ariko mu by'ukuri kwambara ubusa ni ibintu abantu bose badakwiye ntabwo ari umuco yego Mama Debo wenda tugana ku musozo turi mu mpera z'umwaka aya mezi kwa 11 kwa 12 abantu benshi bajya bavugaho ibintu bitandukanye ngo Satana bari gushaka ibitambo ngo Imana nayo ngo ibiri mu kazi muri operation ngo abadayimoni abarozi nabo baba bari mu kazi bashaka kohereza raporo kandi koko tujya tubibona impanuka impfu zitandukanye ku bantu batoya mu ngeri zose aya mezi uyavugaho iki mu mwuka ubundi bisobanuye iki kuba ari amezi abantu bakunda kuvugaho ngiye kubwanjye nta gihe Satana asinzira kubwa igihe cyose Satana arakora ni igihe cyose Imana yacu irakora
rero mu by'ukuri ahubwo icyo umuntu yakora ni ukuvuga ngo igihe cyose umuntu nahora ari maso, ariko haba ari mu kwa 11 mu kwa 12 nta gihe satani atigeze akora. Yego. Ntago wakirira kuko ngo mu kwa 12 no mu kwa mbere mu kwa 11 no kwa 12 tubivuyemo no ningira mu kwa mbere reka nsinzire, satani yasinzira. yasinzire ntari gukora. Yego. Ntago ariko bimeze. Igihe cyose satani arakora ariko n'Imana yacu irakora. Ubwo igihe cyose kibaho, mu gihe ugihumeka umwuka wazima, mu gihe uri hano ku isi ugomba kuba amaso, ukabera amaso ubugingo bwawe. Tujya tugira gutya tukaba turakubonye, ikindi gihe tukaba turakubuze, uracecetse urabuze, uba uhugiye mu biki? Njyewe mfite inshingano nyinshi Jolly, njyewe ndasenga. Mhm. Hari impano wumva ukumva ni iyawe. Yego. Njyewe impano yo kuvuga ubwo abo cyane. tubona buri munsi ntibasenga barakamutse Oya, n'ibikatsi. we afite impano, yashobora kuba afite impano yo kuvuga buri munsi. Kandi nakubwije ijambo ndavuga ngo iyo utinze imbere ukora amakosa none menshi. se telefone yakora igihe cyose ntugera ugacomeka. Sibyo? Yego rata. Ikindi mfite umuryango, mfite abana, ikindi nkunda gusenga. Nshobora kuba nagiye gusenga n'ibindi bisanzwe nkabikora. Ako ntabwo nava kuri YouTube imwe ejo kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, kuwa kane ngo nongere Ko tubibona hahandi ra- rero ejo tuzashwana nawe, ariko nk'ubu ngubu mbonye urankumbuye tuvuze neza, ariko ejo nakugira nkagaruka tukongera tugapfa ikindi kintu ugasanga turashwanye kandi bitari ngombwa. Yego. Tugana ku musozo ndagira ngo uri umwe mu bamama biyubashye batacumbye umwotsi kuri izi cano cyangwa kuri izi mbuga nkoranyambaga. Uri umunyarwandakazi ufite indangagaciro za gikristo. Turagira ngo ugire inama abantu bose bakoresha iyi miyoboro bashaka kujya mu ijuru kandi bashaka kwiyubaha, bakubahisha ingo zabo, bakubahisha itorero ndetse bakubahisha n'igihugu. Ubagira inama dusoza Mama Deborah. byo ushobora kuhura turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ushobora guhura n'ibibazo. Ntabwo ndi mu ijuru, sindi na marayika, ko intambara zije utazigezemo uruhare Yesu arazirwana, izo uzamureka zirwane. Ariko hari intambara twitera, hari amarembo dufungura kugira ngo satani aze. Rero icyo gihe bikwiye kwenda cyane twe abamama, birakwiye ko twikonegita ku bantu bafite imbaraga, ku bantu nabo batubanjirije muri uno murimo. Hari abantu bakoze muri uno murimo bageze mu myaka 80, 90 batigeze bagawa, batigeze bateguka imbere y'abantu. Si uko y'abatentebuza bidahari, si uko ibyadushyiraho umugayirega bidahari, byo birahari nuko birahari buri munsi biba biguhima. Ariko igihe cyose utazagira muri bw'icyo kintu Imana izaba. Cyo navuga rero twe dukoresha ahangaha kuri zino YouTube, menye uko uziyama. Imana yashatse kugutabara yagutabara. Impamvu tuzikoresha hari igihe tuza tukabeshya kugira ngo wenda tugire uwo dutekera imitwe, kugira ngo tugire uwo utugirira impuhwe. Nze nkuvuga nabi yenda uri umugabo wanjye nkuvuge nabi cyane yenda gukora nampemukiye, ariko ikosa ntabwo rikosorwa. Nimuvuga kuriya hazatambuka bazamwangiza, ariko Imana iyo yabonye umubabaro wawe ukawurekera Kristo akaza akakumara umubabaro arawukumara. Ikindi kintu nagenzuye nasanze iyo uhuye n'intambara wowe ukwirwanirira, kwa Imana ibona ko bishoboye. Ntabwo yakurwanya kavuga ati Mama Deborah yahuye n'intambara arimo arirwanirira, arimo aravuga runaka, mbese yirwaniye impande zombi, yatanze ibisobanuro. Imana akubwira ati nta kibazo, mbonye ko bishoboye, ariko iyo umwemereye Kristo akaza akagwira muri wowe abana nawe, nta kintu wabura n'Imana jo. Iyo aturemye ni Imana yonsa neza, ni Imana irera neza, ni Imana igabura, ni Imana yambika iyo wayiringiye. Kuko ijambo watangije uvugana ariko kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ushobora ko uyu munsi bitameze neza, ariko nubwo bitameze neza wibona ko Jolly ari wowe watumye bitamera neza. Yego ashobora kuba ari n'ikibazo urimo yakigezemo uruhare, ariko iringire Kristo niwe ushoboye byose. Abantu bo barananirwa jo. Mama Deborah, ntabwo nakurekura utatwatuyeho umugisha bitewe n'amavuta umazemo igihe. Nanjye nkeneye kuri uwo mugisha w'Imana. Warabonye ariko yego, ariko nkeneye n'undi mwaka utaje. Ubukwe rwose Imana iguha ubukwe, Imana kubakire neza, Imana iguhitiremo. Yego, n'abandi bose bafite icyifuzo nk'icyo ngicyo, Imana ijya yubaka, Imana igifata ibidafite ishusho ikabiha ishusho, Imana igifata ikabizana, igiremo neza, irema neza pe. Nubwo muri minsi ya none urubyiruko muvuga ngo ntago tuzubaka, hari ingo nziza jo. Kandi cyambere burerega kutuba kamere, ni ya kamere. Ushaka kuba hari imico wanduye, hari imico ufite, ariko iyo wagiye kubaka hari ibumba kure ko batigemuye n'uyu nguyu ndamubera ifure. None ikindi cyo ngiye niko twiyambuye umwenda w'ubufuru. Umuntu ashaka kuba muri babiri mubanye, ariko umuntu yambura umwenda bw'ubufuru, ariko wowe utawiyambuye ashaka gutekereza akavuga ati wambereye imfura, reka nongere nsenge wawe. Senga Imana. Uri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubushobozi, uri hejuru ya byose. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti,
ibyo ukora byose ni byiza, ibyo ukora ni iby'ubutwari, tuguhaye icyubahiro. Twaguhamagaye tugiye gutangira ikiganiro tuvuga ngo uze uduhe ubwenge, ubane natwe, utugirire neza, uri hagati muri twebwe. None rero bibaye ngombwa ko turangiza, turagushimiye. Niba hari icyo wabona cyatumye mwami Imana tugawa, ugikureho, byose urabishoboye. Sengeye Jori, sengeye n'abandi bose bafite icyifuzo cy'urushako, mwami turi hano hantu mwubakire neza, ndabizi ujya wubaka neza, ugatanga amahoro, ugatanga mwami Imana ibibondo bigatamba mu mbuga, muha umugisha. Ibyo akeneye byose ubikore, ndetse n'abandi bose turabasengeye, abarwayi, abafite intimba n'umubabaro, abari mu kaga, abari mu byago, abo bose ubabere ibyiringiro bidashira. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye, isi yose ikumenye kuko ushoboye byose. Urakoze kubikore kwibahisha mu mbaraga z'umwuka wera. Amen, amen. amen. Imana Ndagushimiye ibahe umugisha. cyane mama Deborah. Abantu banceho Urakoze cyane nimero yanjye yavuze yampaye uburenganzira rwose. ngo mumuntumeho amata, igikoma n'isukari, nzagenda mbimugezeho rwose. Wanezerwa. Ni ukuri. Uzashaka gukorera umugisha kuri mama Deborah agakora ibyo bintu tuvuze, azanceho kuri nimero ziri aho hasi. Ndagushimiye cyane mama Urakoze Deborah. cyane Jean. Amen.